nigeze kugeza Kibagabaga bakoze ibiterane byumvise kuri radio yego byayo ngiye kubona mbona umuntu aratiti aravuga ati hano hari umumama baburanye n'umwana ni hanagura amarira umwana igihe kimwe bazabonana haleluya niba ari uyu munsi ariko bazabonana ubwo nibwo buhanuzi bw'icyo gihe bw'umwana nabonye nuko birangira gutyo umategereje ariko Imana yarabisohoje yego tujya kuramutsa abantu nyine hari ukuntu abantu tubabwira tukababwira imbaraga z'Imana bakagira ngo hari abantu no kwishakira views n'iki ariko kavuga tuti tugomba kugendana n'ibimenyetso pe tugomba kugendana n'ibimenyetso navuze ni inkuru ninyivuga ntaguhamagaye bagira ngo ndi gupapira ndavuga ni Imana imfashe nubwo yaba iminota 3 ariko twari mu minsi 40 y'amasengesho tugeze kwa 17 ndaza nitaba telefone nkigera mu muryango ngiye gufungura yego numva telefone irampamagaye nibinde ati turabi Bugande ati hari umuntu wino umugore wo mu Sudani wo mu Nyarwanda uduhaye nimero zanyu yego ati rero turagira ngo tuguze n'umuryango wawe nararabye singiye kukubeshya birumvikana pe ibyo nibyo mvuga by'umwana bwarakeye na Sarazi yego bicaranye mu modoka haleluya baragaza Imana mureka mbifurize ibihe byiza amahoro Imana akomeze kubana namwe ubwiza bw'Imana bukomeze kuba hagati yanyu nkuko bisanzwe ni kuri Concorde TV show ariko uyu munsi nagira umugisha ninge wayoboye ikiganiro Innocent kuri Concorde TV show nufutse mumenyereye ku biganiro najya kora ku jwi ry'amahoro ariko uyu munsi nagiriwe natewe iteka nagiriwe amahirwe yo kuyobora ikiganiro Concorde TV show rero amajyepfo amajyaruguru birasirazuba burengera bwaryo reka mbifuriza ibihe byiza ndetse no kunogerwa neza n'ibiganiro bya Concorde TV show tubahereza cyangwa se babahereza Imana ibahereza umugisha mwinshi utagabanyije Concorde umeze neza cyane ni Hatubimana Concorde CEO wa Concorde TV show umuyobozi wa Concorde TV show umuyobozi wa Concorde TV show yego Chief Executive Officer of Concorde TV show kubaza ururimi rw'icyongereza owner nyirayo kabisa wa Concorde TV show yego Mana ishimwe cyane n'ubwo abantu batazagira ngo umuntu ni umukozi kandi kari karanshanze ndibase ko arike CEO karanyobeye nako ariko hari n'abantu bameze nkanjye nabo kari karabayobeye kajya none se akakano koko cyashe ko tavuze Concorde TV show gusa CEO ko agahita bigira gute ariko turasobanukiwe yego muratangaza iki kuri Concorde TV show kuri Concorde TV show ibintu bimeze neza cyane kabisa umva turi mu mashimwe menshi cyane mashimwe menshi cyane yo ariko umuyobozi wa Goni Arc TV dukomeza kumwihanganisha yego yabuze umubyeyi ijwi ry'amahoro ryarabyanditse ku ijwi ry'amahoro twihanganisha umuryango wa David kuri Concorde TV show warabikoze bihanganisha umuryango wa David Imana ikomeze kumutuza heza umubyeyi wa David dukomeze tumwihanganishe abazi ndambaje David ndi gushima cyane mu kiganiro nagize abasubscribers 1000 niwe wahagariye abandi kuko niwe wafashije gushinga iyi channel tuye dushima abantu bakiriho niwe wankoresheje ikiganiro bwa mbere ananyigisha nyine uko YouTube bigenda ngoroko wa mbere yagize ibyagapfusha mama we umubyeyi tumwifuriza iruko ridashira David nawe tumwifurize gukomera ntabwo ari wenyine turi kumwe yego ntabwo twamubera nk'akabura ntikaboneke ariko uko bikaze ntabwo ari wenyine turi kumwe tuzagerageza kumuba hafi kandi dushima Imana yuko nawe ari gukomera no umuntu mukuru buryo umuntu ari umukristo abasha kwiyakira uko twemera yuko ibintu byose bibaho reka tuvuge ngo nakomere inshuti yacu David kandi akomeze kwihangana
Concorde. Oui. Uri umuhanuzi, uri umuvugabutumwa. Kenshi iyo mvuze ngo umuhanuzi. None njyewe hari ibyo wampanuriye. Urumva? Turi mu kiganiro pe. Ni ukuri. Byarasohoye ndabibonye. Iyo nkubwiye ngo uri umuhanuzi uraseka. Kandi ni ukuri uri umuhanuzi, uri umuvugabutumwa, ibyo byose urabikora kandi ukabikora neza nta kibangamira ikindi. Concorde rero. Kumuhanuzi reka mande gushidikanya pe kandi kwitirira ikintu kitari cyawe, kwitirira inshingano. None se Concorde. Ariko bajya banavuga ngo wambaye ikirezi ntamenya ko kera da. Aha. Uri umuvugabutumwa. Yego. Nkaba n'umuhanzi. Ukaba n'umuhanzi. Umuhanuzi, umuvugabutumwa, umuhanzi. Umva impano zose. Imana yarazikurundiye zose. Imana yarazigukubise. Imana yaraziguhaye no kuri. Turashima Imana cyane. Imana ishimwe pe niyo igaba. Ese Concorde. Nk'iyo urebye abantu mwasenganye, mwatangiye gusengana. Yego. Hanyuma bamwe na bamwe bakaba barageze ku yindi ntera ndende cyane to yatumbagiye. Hari n'abandi bari hasi cyane yawe. Yego. Hari n'abandi bari mu rugero rwawe. Hari n'abandi uri hejuru yawo. Yego. Ese nk'iyo uri gusenga nta bintu biguca intege nk'iri kubwiriza umurimo w'Imana igihe wabitangiriye ko wabitangiye kera, nta bintu biraguca intege kuba ugatereka reka. Virosa njyewe ndi umuntu ubasha kunyurwa. Yego. Ndi umuntu ubasha kunyurwa. Impamvu ni iyihe? Kuko nemera n'abantu bose rimwe ntabwo bajya bamera kimwe. Memu n'impanga zabaye muri placenta imwe ntabwo zijya zimera kimwe. Bivuga ngo rero kuko aho ni hahandi usanga umuntu ngo yewe ngo twebwe ngo shangura bizi ngo twatangiranye n'itorero none ngo dore uri yaraje ngo akijwe ejo bundi urumva none ngo tubanye pasteur ngo dore abaye umuhanuzi ngo dore ngo abaye perezida wa korali ngo agize bakanungunika. Ariko icyo nemera cyo Imana ifite uko igaba mu gihe cyayo. Nge niko imyemere yanjye imeze. Hari abantu baba warabwirije ugatangira ukababwiriza bakava mu bizaha, bamara kuva mu bizaha Imana ikabagirira neza bagatunganirwa. Nk'iyo muwenda rigivuga ati riko ziragereze biteye nk'umuntu nyine uravuga uti urashima kavuga uti Imana ushimwe ko abari yari aho bageze, sibyo? Hari ababizirikana tureke no kubwiriza, sibyo? Kunaka mfite nibyo nagiye nkora ntabwo mbuza abantu nafashije, sibyo? Ariko biranshimisha mbonye hari umuntu nafashije nkabona hari aho yageze. Iyo birekonesa akaba yanshimira numva ari sawa, sibyo? Ariko niwo wafashije ukabona nta kibyibuka nta nakikwibuka, sibyo? Ko abanyarwanda bajyacu umugani gugirirwa neza n'uwo yayigiriye abazarama. Ibyo romba nziko bibaho, urumva? Ababirekonesa umuntu arabashimira noneho nabo twasenganye nkabona hari aho bageze ndavuga ni Imana ushimwe kuko bimpa icyizere cy'iki. Avuga iyatabaye bariya iyatabaye Inosa ikamukorera biriya nanjye Concorde zabinkorera bikampa iki kwizera. Ari no mpamvu nkunda ikintu cyitwa ubuhamya. Nge no gushima Imana Inosa umwanya wo gushima Imana pe. Njya nkunda ahantu habiteraniro rimwe nsengera muri ADPR. Njya nkunda ahantu habiteraniro rimwe kuko ahantu habiteraniro rimwe batangira saa 3 bagataha saa 6 cyangwa saa 5. Urumva abo bantu barisanzura. Ariko ahantu baba amateraniro abiri saa 2 kugera saa 4 abandi bari hanze bategereje kwinjira. None ubu ngubu banafunze insengero nyinshi usanga abantu bateranira ku rusengero rumwe nk'amaparuwasi abiri usanga abantu nta kwisanzura. Nari mbivugiye iki? Nkunda umwanya wo gushima Imana, ariko nkakunda umwanya wo gushima Imana umuntu ntagende ngo haleluya nitwa Imana Concorde ndi umugabo rwose ndi gushima Imana hari ibyo yankoreye mwimi. Wabivuga se ukoresha ikinyazina ndafutura kubera iki? Wakoresha ikinyazina nyereka ukabyerekana, sibyo? Vuga uti ngenda shima Imana maze amezi 3 ntangiye channel yitwa Concorde TV show nayitangije tariki 9 z'ukwa 5. Ubu
amezi atatarangije ibisabwa byose kugira ngo yemerwe narabyujuje. Ibyo ndabishimira iki? Imana. Nabisobanuye nawe niba nawe uri kuyishinga ukaba utarabigeraho, biguha icyizere ko ya Mana yafashije ikamfasha nkabigeraho nawe bigira. Tugashima Imana. Nari maze imyaka 10 cyangwa 7 narabuze akazi, ariko Imana ishimwe yuko nabonye akazi. Ukanavuga naho ukora sibyo, ahubwo tumusigaye ndi CEO wa Concord TV show. Urumva tabwo abantu mugende mugande wa subscribe, mugende mukwikirana n'ibiganiro byisa na mitima niyo Kamana, ubundi abantu bagira ute bishime. Ibyo ukanabivuga, ariko uragiye ushima Imana. Ndashima Imana ngo mwimisi yankoreye icyumutsi ariwe yankoreye kivuge sibyo. Ibyo narindi kugusubiza kuvuga uti niba ari abo twasenganye cyangwa se nabo naragiriye neza, nkabona n'ubundi swate bandusha n'ubushobozi cyabagira ute. Nabaye mwarimu, nabaye profe, nigishaga muri secondaire. Nagize ngo murimo mu rusengero. Oya ariko biranshimisha iyo mbonye hari umunyeshuri ati profe, ati vraiment za nama waduhaga cyane uri kutwigisha nizo zatugize abagabo. Ibyo numva binshimishije cyane. Skoro umuntu ukomeye wa ariko CEO aba umuntu ukomeye kandi umuntu ukomeye cyane. Oya bakunzi ba Concord TV show numva nawe wigishije bose umva bakandeho. Oya babikoze kera cyane. Bayi na mwarimu yego imyaka 2 n'igice. Nagize ngo ko bayi mwarimu mu rusengero mu kanisa. Mu rusengero njye no kuririmba no kubwiriza. Ntabwo uragize ucuranga buriya. Oya gucuranga ntabyo nzisha byaranyihishe mwana. Reka bagize umuntu uvuga ati ngiye ati Concord ngiye urabikunda ati urabikunda ati ngiye ndashaka kukwishyurira kwiga gucuranga. Uzacuranga iki? Ura ni cyo gicurango wavuga ati ngiye ndi tayari. Wagize umuntu mbwira ngo yes igicurango nkunda, ariko ngiye byarandenze ndi gushaka kuzabyigisha abana banje, ariko nkunda sente piano kabisa. Piano ndayikunda pe. Yego Wagize umuntu uvuga ati ngiye Concord niba ari wowe ndakugurira piano. Niba ari wowe utere kuvuga ngo byarakureza byisha abana bawe. Niba ari wowe ndabikora. Ni piano kabisa kayingurira. Urumva ko nanjye ntabwo ndasaza kuryo nananirwa kwiga pe. Ubwo amezi 6 naba ntarayifata 6 si yose. Urumva ntamwe yamaze kuyifata kabisa, ariko nkunda piano cyane pe. Piano yo abantu bakwitamo agasebeni, bakwitamo agasirimba, bakwitamo ikibembe, bakwitamo iki yewana. Ari igitoro kimwe twagira gutya umva tukazashaka umuntu ufite piano tukazamuzana umva ubundi igisimba kikaba igisirimba azi kuyicuranga. Ariko arahari umutipe ndamuzi tuyaganabisabye nabwo ni tuzashaka ibikoresho nibiboneka yohana tuze turamye tunahimbaze kuri Concord TV show ari gucuranga. Uziko kuko iki kintu ari sawa. Concord je rero iyo nkubonye mugira ibintu byinshi byo kwanda. Ugira byinshi byo kumbaza. Ndagira byinshi byo kumenya ndetse n'abantu benshi bashobora kuvuga ati ese kubera iki Concord TV show abona umwanya wo kuririmba, umwanya wo gucuranga, akaba umwanya wo kugira gutya koko. Concord ari ukuririmba, wenda uramutse uzi kuririmba no gucuranga ni cyo kintu ushobora kuba nako no kubwiriza. Kuririmba, gucuranga, kubwiriza kuko kuri umuhanzi ntekereza ko no kuba wacuranga biri ngombwa kuba wabikomezanya. Navuze ko ntabyo nzi, ariko nyine mbonye uko nabyiga ubwo ndi gutinya ko byandenze. Oya uzabikora buriya. None se buriya ivuga butuma muri iminsi kurikora gute? Ni kuri Concord TV show ariko n'ahandi hantu hari ahantu uri kugira gutya. Ni kuri Concord TV show cyane igihe kinini niho ndinyuza kabisa. Niho ndinyuza kurabona ubu insengero nyinshi zirafunze. Igihe wajyaga gutyo ukajya ku mudugudu umwe umuntu akazenguruka, ariko ubu usanga bijyo no kubona umwanya ngira ngo twanakivuzeho. Kubona umwanya ugasanga nkatwe hano ku rurembo rwa Muhoza hateraniye amaparuwasi 3, paruwasi ya Muhoza, iya Bukane n'iya Ruhondo. Kugira ngo upfe kubona umwanya nyine wo kuba baguha agatuti biragoye. Paruwasi ya Muhoza niteraniyeho urumva biragoye kabisa n'igihe gitoya. Ubwo agatuti
kenshi mba ndi hano kuri Concorde TV show nkajya kuri tele nkashaka abakozi b'Imana tukaganira nanjye nkaza nkicara gutya naje nkicara ubundi tukavuga imbaraga iz'Imana yewe imbaraga yewe imbaraga z'Imana we imbaraga izo ukunda kugira courage kabisa ubundi nosa sibyo guta morale aho guta morale wata amafaranga oya morale yo aho guta morale wata amafaranga kabisa ntara abantu bafite amafaranga basaze nyine bataye ibyishimo ibyishimo birahenda nshuti yanjye mpamvu utazambona kuri kamera nazinze umunya aho yatwisekere kubera imbaraga y'Imana Concorde reka nkubwire ibintu nuko nkubwiye iyo nicaranye nawe ndaseka ntangira gaseka nsoje barumva nakoze ibintu byinshi jumbaza ukubwo hari nabandi buri kubariza bataba batabonye umwanya wo kuza kwicara hanga ngo twicarane ukababariza tayari babare ngiye nkubaza iki kintu mbabare mu kubaza Concorde iyo yishimye cyangwa se Concorde iyo yishimye habaye iki iyo yarakaye byagenze bite kuko tugiye kuza kuvuga ku mbaraga y'Imana ariko nanone kandi Concorde ni muntu ki koko mu buryo abantu bashobora gukora Concorde iyo nishimye cyangwa se ikintu kinshimisha kuko pe ni gakeya uzambona narakaye ngira ngo inosa tumaganya meza atatu ndabona warakaye ahubwo nyine ngende kumana gakeya uzabona nataye morale urumva ariko no ikintu katarizeye inzamura morale yone umuntu nkandi yakanyenyeri inota yo ndende message urumva nkareba nkabona ivuye kuri M_money bakambwa ngo you have received urumva urukurasa kakanyenyeri none ndi kureba none ndi kureba niba kaje urumva uvuga ngo iyo umuntu yankandi yakanyenyeri kabisa ubona kuri momo hari ikintu kiriho urumva icyo gihe pe uwo muntu aba yankoreye umunsi umuntu aba yankoreye umunsi kanitaba uyu muntu tuzabikatinga yeso bidadomu ntago mbikatinga ugeze he okay ni karibu rwose ndagutegereje yego niho byo byiza urasobanutse kugeze kuri Kingdom ntabwo nzi niba ariko hitwa ariko ni ku mashuri ya Kingdom yego naho ngaho kabisa sawa inosa y'umuntu yankandi yakanyenyeri murakaza kanyenyeri aba yankoreye umunsi pe kuko no money no life nshuti yanjye reba ariko sibyo reka dufate 1900 cyangwa urani Musanze gahita kingeze Rubavu niho mama ari mama tuyi Rubavu uziko atsenga ibyumba none se mama tuyi Rubavu uvango umuntu nkandi yakenyera kampa 2 1900 cyagirute nitike yo kungeza Rubavu aho mamari ijana nkarigura mitu nkanza namamagara ni mama uri mu rugo ndaje atuma baguha 2 gusa nubwo rugero nari ntanze turutoya bivango amafaranga agufasha kugira ibintu byose na amafaranga sibyo amafaranga yageze mu rusengero aba maturo yageze muri leta abi misoro yageze sinibuka ko karuko gutyo akakano uvuze nagize ko karanshanza ahubwo hose usanga ni nakenewe pe hose bafite izina ryayo hageze hitwa izina rishi umva mu rusengero aba maturo muri leta akabimisoro mu bihano harahaba ihazabu handa kabamande amande ihazabu gutyo amaturo iki ifaranga rero sha umuntu yankandi yakanyenyeri kabisa aba yankoreye umunsi atuma nishima kurusha ikintu gishobora kuba cyakurakaza cyakubuza nk'iki koko nanga umuntu nyicira gahunda nshuti yanjye nanga umuntu nyicira gahunda pe inosa gutya tukaba twahanye gahunda ngo tuze guhura saa 10 dukora ikiganiro saa 10 nkahagera nkaguhamagara ntumfate saa 10 n'igice utarangeraho
ntanakubwira impamvu utanambwiye impamvu umva uwo muntu abanyiciye umunsi kabisa ugatuma ibintu byinshi wapanze bipfa vango nshimishwa n'umuntu wankandiye akanyenyeri nkababazwa n'umuntu wanyiciye gahunda ibyo byonyine gusa ibyo kuko batangiye uvuga ngo imbaraga z'Imana imbaraga y'Imana umugani njye nanjye imbaraga z'Imana gusa imbaraga za demon nazo imbaraga z'Imana cyane aho utangiriye ivugabutumwa wigisha burari uretse no kwigisha wenda urashaka ko ari ibindi bintu warakoze reka tubyihorere ariko mu by'ukuri imbaraga y'Imana aho wakoreye ivugabutumwa ubwiriza hari ikintu bundi hari ibintu rusange hari n'ibintu Imana ikora hari ibintu Imana ikorera abantu bose ariko bango specially by'umwihariko kidabona ikintu kidasanzwe ndabona imbaraga y'Imana mu buryo budasanzwe hari uburyo umuntu abona imbaraga y'Imana mu buryo nyine akavuga ati vraiment ariko hari n'ukuntu umuntu avuga ati ni ukuri ubu ni uburyo budasanzwe inosa ntabwo ndajya kure cyane ya Concorde TV show impamvu yego navuga ngo nshinga Concorde TV show arabagiye bampamagara ati ibintu urimo ati bizemera ati ntibizemera ati subundi urukundo bizakumarira iki ariko icyo ndi gushima nyine ku mbaraga z'Imana iba yakoze urabona gutangira ikintu utangira usaba subscribers abakanda ugasanga n'abana basiganye abo mwiganye abo wagize ute ariko iyo byagutse ukumva byarenze imipaka urumva ukabona nge ntuyandi musanze ukabona umuntu w'Ikigali kuguhamagara ati umva ati ukuse ikiganiro mpita ngikurikirana ati mwumva ndi gufashwa hari umukecuru wampamagaye tono nkatwe abapfakazi urumva nkatwe abapfakazi tutunibana ati dukunda kuba dufite internet kugira ngo tujye kuri YouTube bidufashe muri bakete turi kuganira none arabije nambwira ati umva ikiganiro wakoze ugikorana n'umuntu twari twaraburanye ati mbabare umpe nimero ye n'uwitwa Pastor Rabani bari barasenganye hari ibyo yamuhanuriye ariko bigeze aho abura nimero ye yego bongeye guhura kubera Concorde TV show ikindi hari umumama wampamagaye numva imbaraga z'Imana yarampamagara ambwira tumva njya ngukurikira ati kandi courage ati komeza uvuga Imana ati kuko Imana narayibonye ati Imana yajyaga imbwira ngo nzabona umwana wanjye twaburanye afite imyaka 4 ubafite imyaka 28 narahebye naraperereje narashakisha umwana wanjye naramubuze ati Imana ikanga tumva umwana wawe muzongera mubonane ati none tariki 12 z'ukwezi kwa 8 azatega indege azaza umwana Concorde bivuge neza hari n'abandi wanyemerera uwo mumama nkamuhamagara uretse bivuge neza urumva birashoboka ko n'umuntu yarabuzanye nabi cyangwa ninde vuga izo mbaraga z'Imana tunamuhamagara njyewe umumama ntabwo muzi yarampamagaye ankurikira kuri Concorde TV show arambwira ati komeza uvuga Imana ati kuko ntawakoreye Imana wikoreye amaboko ati kandi iyo Mana uri kuvuga abo bahanuzi uri kutuzanira ni Imana ivuga ndagushigikiye ati uko nanjye narabuze umwana wanjye afite imyaka 4 ubafite imyaka 28 abahanuzi bakamya tumva iravuze ngo umwana wawe muzabonana nanjye ngashidikanya narabuze icyerekezo atari kuba umwana wawe ejo bundi tariki 12 z'ukwa 8 azaza twarabonanye turachatinga tariki 12 z'ukwezi kwa 8 azaza ava hari nitwangiza tubonane imbona nkubone njyewe kumva Concorde muhamagara yambwiye ati ubwo buhamya bose nushaka uzabutambutse bantu mukurikiranye Concorde TV show uyu munsi noneho muhamagare ntabwo muzi ariko yambwiye ko yitwa Uwimana Claudine muhamagare mani fasha mfate katwumva we mwiriwe mama Claudine wavugana na Concorde kuri Concorde TV show utuvugana ndi mu kiganiro eno mbanze nguteguze igihe umuntu yakuriko iyo unampaye na 20 nayifata uratangira kumbaza ibyo biganiro mu minota
oya ubu oya ubu twafatiyeho turi live kuri Concorde TV show. live kuri Concorde TV show. Turi mu kiganiro turi kuvuga imbaraga z'Imana. Turi kuvuga ukuntu Imana igifata ibintu biri kure ikabizana hafi y'umuntu. Ubwo nza kwibuka yuko wigeze umpamagara umbwira ko igitangaza Imana yagukoreye ko wari uvanye n'umwana wawe afite imyaka 4. Umbwira yuko umwana afite imyaka 28 yuko tariki 12 z'ukwezi kwa 8 umwana azava hari mu gihe imbona nkubone. Ndavuga ntigo tugomba kugendana n'ibimenyetso. Reka mamagara uwo mama rwose nanyitaba ubwo buhamya abwivugire ubundi tuvuge imbaraga z'Imana neza. Amen. Yego. Imana yamwishyura icyubahiro uko bivuze nuko byagenze. Ubwo mama yatangira wibwira Nabo kumwe bunona yo mpamvu muri bugende mwumva ariko n'icyarabu. yego. Mumenye ko ariko turi kumwe. Ahubwo gatangira wibwira abadukurikiye. Nyimirambo Yego. Kristo wa Eglise Vivante Rebero. Yego. Yesu aduha umugisha. Amen. Hano rero abaye mu Rwanda umugabo w'umusuda. Yego. Hanyuma tubyarana umwana. Hageze igihe ko akazi ke gasa n'akarangiye asubira iwabo muri Sudani. Agenda avuga ko ajyanye umwana kuramukanya kumwereka umuryango. Yego. Hanyuma bakagaruka. Bagenda rero baragenda bikumirayo. Hanyuma muri urumva bagiye mu 2017 niho nagiye kumva numva abantu barimo barampamagara. Barambwira ngo ni abasudani b'i Bugande. Yego. Ngo bahawe nimero n'abasudani bo b'i Kigali bari kunshakisha mbese muri make. Hanyuma rero nitaba telefone nari mvuye gusenga icyo gihe. Yego. Twari mu minsi 40 y'amasengesho tugeze kwa 12. Ndaza nitaba telefone nkigera mu muryango ngiye gufungura. Yego. Numva telefone irampamagaye ninde ati turabi Bugande ati hari umuntu wino umugore w'umusudani wo mu Nyarwanda. Uduhaye nimero zanyu. Yego. Ati rero turagira ngo tuguze n'umuryango wawe. Nararabye singiye kukubeshya. Birumvikana pe. Umuryango wanjye ati umugabo wawe yitwaga Sulaiman ati rero turagushaka. Rero nyine agenda nako niyo turagenda. Abampangiye turi mu modoka. Hanyuma noneho barambwira ngo nindindira iminota. Arampamagaye nditaba ikintu cya mbere namuramukije namubwira banza umbwira umwana wanjye aracyariho. Arambwira atariho. Amen. Ni muzima. Ariho ni muzima tugiye kumuguha. Yego. Noneho arangije arambwira ati witonze araje kuvugisha nditonda gato narabye ariko nyine bimwe byo kuraba. Ingope. Numva umwana aramvugishije ubwo yavugaga icyarabo nanjye nkavuga ikinyarwanda. Mwumvikane murakeneye umusemuzi. Ndeka nta n'umusemuzi. Yari yavugaga icyarabo nanjye nkavuga ni mwana wanjye uraho ubuzima urakomeye ni wowe Ibrahimu. Nuko nawe akambwira mu cyarabo ati mama ni wowe ninjye kavuga nanjye nkavuga ikinyarwanda. Yego. Hanyuma rero turaramukanyije n'umwana n'amarira menshi akoma induru nanjye nkoma induru. Angela arambwira ati nishimiye mama kukubwira yuko nabonye buruse yo kwiga Ukraine. Yego. Rero ati nimero zawe ko zibonye vuba ndahita njya Ukraine. Ati tuzajya dukomeza kuvugana. Ati ubwo mbonye nimero byose nkaba mbonye contact zanyu tuzajya tuvugana. Yego.
Imana ishimwe ubwo ababonye nimero zanjye tukavuga icyarabu nanjye nkavuga ikinyarwanda byari ibintu nyine birenze utavuga ukuntu bisobanura kuri izo tangazamakuru zanyu. Yego. Hanyuma rero Imana dukomeza tuvugana iyo myaka yose ambwira ati mama ndi kwiga Imana izamfasha nsoze. Hanyuma ndi kureba muri Ukraine yarageze amaze kwiga universite. Yego. Ubwo intambara birabaye ya Ukraine n'Uburusiya. hanyuma noneho ubwo umwana nyine hajemo ibintu by'intambara aza guhunga aza kugeraho aza Germany. Hanyuma maze kugera Germany nibwo amaze y'imyaka yose tutabonana rero. Yego. Icyo gihe cyose ejo bundi ngiye kumva numva aravuze ngo agiye kuza. Ngiye kumva numva aravuze ati ngiye kuza. Ati n'akazi tiki. Aho nararabye pe kuko ambwira ngo nzaza nagira ngo ni nko mu 2050. Rumvikana urukundo rw'umwana n'umubyeyi. Ariko no kubera nari mfite nihahamuka ry'iyo myaka yose bamaze ambwira ngo nzaza no 2050. Ingo pe. Imana rero numva cyo bundi nkuko nabikubwiye bataraza. Yego. Cyo bundi 12 baba baraje. Nanze uguhamagara bataraza. Yego. Ahubwo rero uko ngubyo nibyo mvuga cy'umwana bwarije na saraza. Yego. Bicaranye mu modoka turiko. Haleluya. Baragaza Imana. Unabona uko nabikubwiye nabikubwiramo. Ariko ni igitangaza gikomeye cy'Imana. Icyo nabwira abantu mu by'ukuri nuko abantu bakwiye kurindira Imana. Yego pe. Yamarijana. Uko Sara wa Abraham yarindiriye 90. N'abandi nanjye nkaba ndindiriye 24. N'abandi bakarindira ibitangaza byabo imyaka. Icyo nabwira abantu nuko abantu bose barindira Imana yababwiye bakizasohora. Ese mama dusubiye inyuma batangiye kubiguhanurira ryari yuko uzabonana n'umwana wawe mwabura? Nta muntu wigeze ntumva ndasenga nagiye mu byumba cyakora cyo nibuka. Hari ahantu nigeze kugeza Kibagabaga bakoze ibiterane byumvise kuri radio. Yego. Ngiye kubona mbona umuntu aratiti aravuga ati hano hari umumama waburanye n'umwana. Ni hanagura amarira umwana igihe kimwe bazabonana. Haleluya. Niba ari uyu munsi ariko bazabonana. Ubwo nibwo buhanuzi bw'icyo gihe bw'umwana nabonye. Nuko birangira gutyo. Umategereje. Ariko Imana yarabisohoje. Yego. Tujya kuramutsa abantu. Nyina hari ukuntu abantu tubabwira tukababwira imbaraga z'Imana bakagira ngo hari abantu no kwishakira views n'iki ariko kavuga tuti tugomba kugendana n'ibimenyetso pe. Navuze ni inkuru ninyivuga ntaguhamagaye bagira ngo ndi gupapira ndavuga ni Imana ifashe nubwo yaba iminota 3 ariko yakomeje nkurindiriye rwose nkuko wari wabimbwiye. Nariko ijwi ryawe ribonekemo pe umfashe guhamya Imana. Nukuri ndahamya Imana ni nziza. Imana yangiriye neza nta n'ubitazagirira neza mu gihe cyayo kigeze. Gusa nuko utayihutisha no kwisi kuko Imana ibifite impamvu yatindije ibintu igutindishira gutegera. Nukuri pe. Umwana niba mubonye abasha arangije amashuri yose. Yego. Akaba ari umusore mukuru naramukoretse mu mafoto. Ubwo rero urumva ko ibintu byose birashoboka cyane pe. Mama reka tukureke rero wakoze kuri umwanya uduhaye n'ubundi tukureke muhumurize ubwoko bw'Imana mubabwire ngo Imana irumva kandi irakora. Nukuri pe. Wakoze cyane reka tukureke uganiriza Ibrahim nawe aracyagukumbuye nawe kandi wacyamukumbuye cyane. Murakoze cyane. Sawa Imana ibahe umugisha. Yego murakoze. Sawa sawa. Nosa. Mana tazajya bagira ngo ni papiro ko tugomba
ndabona abantu ngo nkunda ibimenyetso nk'urukiko niko rukunda ibimenyetso ati dore ariko abantu uzafata ibimenyetso bitari byo. uyu mumama pe yarampamagaye ati komeza uvuge imbaraga z'Imana, arabimbwira ndavuga nti nanjye nzabisanga, ati ubwo buhamya nta kibazo nzabivuge mama, ati nta kibazo. None ubonye ko nyemereye no kumpama no kuba twavugana ijwi rye ricitambukira ari guhamya Imana. Bimenyetso kabisa, akeneye ibimenyetso rwose cyane. nta kintu cyatumye bigaragara ko Sara yabyaye Isaka wabonetse. Nyine Isaka yataboneka ntabwo bari kubyemera nyine ko yabyaye. Mpamvu abadukurikiye Imana igukorere ikintu nyine kigaragara gifatika abantu bose babona. Nawe nujya gushima uzahamye, apana gushyira mu kinyazina ndafutura, uzakoresha ikinyazina nyereka. Uti ndashima Imana yampaye imodoka uyerekane, uti ndashima Imana yampaye umwana umwerekane, ndashima Imana yampaye akazi uvuge naho ukora abantu bazana gusure muri ofisi yawe. Panavanga ndashima Imana ngo yankoreye icyumutse ariko utari kukivuga. Akavanga ngo Mukamana basobanura cyangwa se Mukamana basobanura. Turajya kumugurika se kubera ko afite idagomba gusobanura ibyo byo gushima we kubizi ko ari we gitangaza cyabereyeho, bisobanure neza bifashe n'ababandi bababaye. ngo ndashima Imana ngo ngenda Mwuka Imana tubiziranyeho agahita yigendera. Nabigumane nyine we mu rwe kuza kwirwa bivuga. Cyakora uyu mama kabisa akoze ikintu kiza cyane. Umva abantu bose kuko ibi nanjye byanyubatse imbaraga kuri Konkoride TV show. Ariko uvuga uti ibintu niba bizajya birebwa nabo tuziranye gusa, ariko niba umuntu ambwiye ati courage, izo mbaraga z'Imana uri kuvuga narazibonye, ati nuko bitashoboka ngo nze gutanga ubuhamya, ndavuga nti ntacyo ikoranabuhanga ryagakemuye, reka tuvugane kuri telefone. Nanze kumuhamagara umwana atarashyika mu Rwanda. Yego muvuga ngo umwana yavutse 9/6. Isara mujyana muri 2 bongera kuvugana 2017. Abenya ko uwo mwana ariho, none babonanye 2020 na kangahe na 5, umwana afite imyaka 28. Imbaraga z'Imana nshuti yanjye muhumure, ibyo ubona nyine biri kure yawe dufite Imana yabyegeza hafi. hari igihe abantu bavuga imbaraga z'Imana kumva umuntu aravuze ngo ya ngo hoya ngo ntabwo ari Imana ngo yagiye kuzimu ngo iki Rome niriho irakora. Turabagabo bo kubihamya. kumva umuntu aravuze ngo ni pranka ngo ya ubose kandi sibibona ibimenyetso. Gusa tugane ku musozo cyangwa cyafite ibindi wambaza. Oya turagana ku musozo. Yari n'ibindi bintu nshaka kubaza. Twarwaye inkorora. Embane ineza neza. Maranye iminsi 3. Nge uburwayi bujya bwikiza ntabwo ndi bugire. Humura pe. Nabaye noneho umva. Urareba iki kiganiro base uyu muntu ukora gutya cyane. Oya bibaho gripe inkorora umuntu akayirwa. Very sorry. Biraza kugenda neza. Yego. Turi mu murimo w'Imana. Kandi mu murimo w'Imana uko byagenda kose warwara ukabushobora kuba wakwidepress kugira aho ugera kuvuga Imana. Yego. Wahagera cyane pe. So nazo ni imbaraga z'Imana. Yego. Kokorute. Njewe buriya nkimara kumva iyi video iyo audio. Yego. Nongeye kubona imbaraga z'Imana mu buryo budasanzwe. N'ukuri. Noneho wavuze ku mbaraga z'Imana. Ariko nibure ukimara nabwo kutwereka iyi video nibihamya bigaragaza yuko ko kari imbaraga z'Imana. Yego. Ari gihe abantu baravuga ati Concorde tarasoza ikiganiro. Twe turizeye. Yego. Turashaka ngo dusengere kandi twaturaha amagambo meza. Yego. Hari ugusenga ari no kwaturaha amagambo meza. Ndabikora. Ibyo byo mukanya uraza kubikora turimo kugira ikiganiro. Yego. Dusoza ikiganiro. Sinzi nimba uraza kumufata uramubwa akakoreza amafoto. Nabimubwiye ndamwandikira. Wabimubwiye ko akoreza amafoto. Okay.
ndizera ko hari n'abandi bantu uzazana nabo ku mbaraga z'Imana uyu munsi. Oya gahunda niyo nta kwicara hamwe. Ariko uyu munsi ni umunsi udasanzwe pe sinzi. Uyu munsi. Gaca nawe maze amezi 3 kumva ibiri gukura. Sibyo. Ariko ubundi ntagramonetize buriya. Aho ngimaze ku igihumbi kandi ukaba byamaze kumva 2430 umwanya nawe baye 3 ntago ratangira sarwa kino so cyari mutujye hangana tuba twavuze nk'abasaza yuvuze ngo wamaze kuba umupatena wa YouTube babyarangiye rero umva courage kabisa kandi izina ry'Imana komeza kwagwa icyubahiro n'ukuri pe turimo turajya ku musozo nanjye ndabona hari bikomeje twajya mu kiganiro konkoro twasoza ikiganiro konkoro twasoza hama ugatanga nimero ya telefone yawe ikindi ugasengera abantu Nosa urakoze ngira ngo tugana ku musozo nimero ye nkuko wari bivuze ibaho ibihari nimero yanditseho Concorde iriho ni nimero yanjye nyabo natubwire n'abantu bagiye badukurikira igihe tuba twatumiye umukozi w'Imana abantu nibumva ikiganiro ngo bumve nimero ye ahubwo bagahita babona iyanjye bakampamagara nabana ko ikiganiro n'umumama ngo ngo twe tuzi ko nimero y'umumama ngo tugatwitabye n'umupapa ngo nyiro nimero ari he banakanga cyane oya ujye ureba neza ikiganiro urebe agitangire ugisoza ushaka kutagisoza kubw'impamvu runaka byashoboka ariko urebe umenye gutandukanya nimero ya channel na nimero y'umukozi w'Imana tuba twatumiye sibyo byanshimisha unyandikiye uti duhe nimero y'umukozi w'Imana mwakoranye ikiganiro witwa gutya ibyo birumvikana ariko usubona nimero ni yanjye handitse zina ni Concorde channel ni Concorde TV show ariko uhamagara uyitiriye undi muntu rwose ibyo ntabwo ari byiza abantu tujye tureba nimero ihoraho ahubwo turi mu mavuta turi mu mbaraga z'Imana ndi kugira ngo twizere ubundi dusenge oya basenga Imana gusenga tuba turi gusaba Imana kandi yaravuze ngo nta umwana we yasaba umugati ngo amuhibuye cyangwa musaba ifi amuha inzoka natwe nidusaba twizeye icyo turasaba Imana irakiduha reka dusenge wowe wizere gusa ubundi ibintu byose ni ukwizera hari undi umamaga ngo mbese ngura umukozi w'Imana ngo koko ngo abirimo ngo muhamagare ngo aransengera nyine babuze kwizera ntago birakoreka birakunda ariko nshimira abantu bavuga ati nge mbabara nta nubwo nshaka ko uriya tuvugana kuri telefone ndangira inzira igeriwe ubundi nigerewe tibonanira yego ukaba ari ukwizera nawe rero inshuti yanjye dukurikiye wizere dufite Imana ikora yifashije Claudine akabonana n'umwana we Ibrahim beba muri imyaka 20 batabonana ubu mwana afite imyaka 28 nawe wumve izo mbaraga reka dusenge Mana mu izina rya Yesu turagushima amina tugushimye yuko uri Imana ivuga ikora itegeka utandukanye na za zindi ya Bayari abahanuzi ba Bayari bari kuyisenga barangiza yarabya tumva nimwikebagurisha kuba yazindutse iyo Mana bakebagura ni Imana nyabaki ariko uri Imana yumva haleluya ntabwo wabaremye ugutwi munanirwe kumva ntabwo wabaremye ijisho munanirwe kureba ntabwo wabaremye amaboko munanirwe gukora ntabwo wabaremye amaguru munanirwe kugenda ugiye gutabara abana bawe ndakwinginze ngo muri uyu mwanya umuntu wese ukurikiye iki kiganiro musabiye umugisha musabiye kubona imbaraga zawe musabiye kubona igitangaza musabiye kongererwamo kwizera kijambo ryambye ngo kwizera kurarema kwizera gufata ibitariho bikabaho kandi muri uru rugendo tuba tubona ibintu bimeze nk'ibidafatika ariko yuje ukabyivangamo birafatika izina rya rikagira ite rigahabwa icyubahiro sengeye Concorde TV show gangwe channel iyobowe nawe nje nka CEO wayo ntacyo nayifasha ariko mfashijwe nawe wazankoresha iby'ubutwari nkuko intego yari yobokamana n'isana mitima abantu imitima yabo igasanwa abantu bakabohoka abantu bagakurikirana ibiganiro bari bababaye umunezero ukabazamo Mana ndatujeho ntutuze byose ubikore kwibahisha mu izina rya Yesu tubisabye urakoze amen Imana ikumugisha Concorde amen